Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda yongerwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru yongeye kumvikana mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura, naho umwana w'umunyeshuri yapfiriye ku kigo cya Groupe Scolaire Muhura, maze bigatera urujijo abaturage batuye muri uwo murenge ndetse n'abarezi barerera kuri icyo kigo cy'ishuri uyu mwana yaje kuburiraho ubuzima. Kuri ubu ko abanyeshuri nabo batewe ubwoba, uyu mwana w'umunyeshuri we yaba yishwe n'iki? Ese abaturage, abarezi bo baba batangaje iki nyuma yo kubona uyu mwana apfuye urupfu rutunguranye? Ese ubuyobozi bw'ishuri, ubuyobozi bw'aka karere bwo bwaba bwatangaje iki? Ibi urimo uribaza ndetse n'ibindi byinshi nibyo tuje kugusobanurira muri aya makuru yacu umunsi, maze natwe icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni ukureba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangira yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru akomeje gutera urujijo abaturage batuye muri kano karere ka Gatsibo, bitewe n'urupfu uwo mwana yaje gupfa, urupfu rwaje rutunguranye. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bakomeje kubabara, benshi imitima yabo yahagaze, maze amarira aba menshi mu maso yabo bitewe n'inkuru y'icamugongo yongeye kumvikana mu karere ka Gatsibo, aho umwana w'umunyeshuri yaje gupfira ku kigo, maze urupfu rwiwe rutera urujijo abaturage ndetse n'abarezi bo kuri Groupe Scolaire Muhura. Bikaba ko ari naho uwo mwana yaje kwita cyangwa yaje kuburirayo ubuzima. Iyi nkuru ikomeje kubabaza bagiye batandukanye, yaje kubera mu kagari ka Taba mu murenge wa Muhura muri kano karere ka Gatsibo, aho amakuru atugeraho avuga ko uyu mwana yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, akaba yapfuye azize uburwayi butaramenyekana, aho yafatiwe ku ishuri maze bakijijinganya cyangwa bakimufata ngo bamujyane kwa muganga, umwana ahita abura ubuzima ako kanya. Amakuru atangwa mu bakora kuri iki kigo bavuga ko ngo uyu mwana ashobora kuba yagiraga indwara yo kubura amaraso. Andi makuru nanone akaba avuga ko uyu mwana ngo yatangiye acibwamo, ariko nyine ntibabona ko ari ibintu byatuma aza kuza kubura ubuzima. Uyu mwana w'umunyeshuri bivugwa ko ngo yajyanwe ku kigo nderabuzima cya Muhura, bagahita bamuha transferi imujyana ku bitaro by'akarere ka Kiziguro muri kano karere ka Gatsibo. Aya makuru akaba yanashimangiwe n'umuyobozi wa Groupe Scolaire Muhura, Kamari Jean Marie Vianney, aho yavuze ko koko bagize ibyago bakabura umunyeshuri wabo, ibikomeje kubabaza ababyeyi ndetse n'abarezi barerera kuri icyo kigo cya Groupe Scolaire Muhura. Uyu muyobozi yagize ati nibyo koko uyu mwana yafashwe n'uburwayi, aho byagaragaraga ko ari diarrhea cyangwa gucibwamo, yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Muhura, nacyo kiza kumwohereza ku bitaro bya Kiziguro, ari naho yaje kuburira ubuzima. Uyu muyobozi yavuze ko ku bijyanye n'ibivugwa ko muri iki kigo atari ubwa mbere hagwa abanyeshuri, Kamari yavuze ko aya makuru yayumvise kuko ngo iki kigo akimazemo imyaka 3, aho yavuze ko amakuru bayamenye ngo umwana wahapfiriye yari arwaye bisanzwe mu gihe undi ngo yari yiyahuye. Yavuze ko muri iki kigo nta burwayi budasanzwe
busanzwe buhari, ari naho yanavuze ko barimo kuganiriza abanyeshuri babihanganisha kuko babuze mugenzi wabo kugira ngo ntibakuke umutima. Uyu muyobozi kandi anavuga ko barimo gutegura uburyo bazajya gushyingura uyu mwana mugenzi wabo witabye Imana, kuko uyu nyakwigendera yakomokaga mu karere ka Kayonza. Ababyeyi b'uyu mwana bababajwe n'urupfu rw'umwana wabo, aho kwiyakira byabagoye maze bagasuka amarira ndetse bakibaza impamvu uyu mwana wabo yaje kubura ubuzima. Tubibutse ko iyi ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru iteye agahinda, iyi ni inkuru ibabaje yongeye kumvikana mu karere ka Gatsibo, aho umwana w'umunyeshuri wa Groupe Scolaire Muhura yaje kwitaba Imana ubwo yari afashwe n'indwara itaramenyekana na n'ubu. Gusa umurambo w'uyu mwana wahise ujyanwa kwa muganga kugira ngo ukomeze ukorerwe isuzuma kugira ngo baze kumenya icyaba cyamuhitanye. Ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bibaza icyo uyu mwana w'umunyeshuri yaba yazize, kuko bavuze ko uyu mwana haburaga igihe gitonya umaze nawe arangize amashuri yisumbuye. Benshi mu gahinda kenshi, benshi mu mubabaro mwinshi, na n'ubu ntabwo bariyakira ko uyu mwana w'umunyeshuri yaba yavuye mu buzima. Abanyeshuri bagenzi be nabo bakubutse umutima nyuma yo kubona mugenzi wabo apfuye urupfu rutunguranye. Ndagushimiye wowe twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazigira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, yahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, fata iyi nkuru uyisangize abandi maze bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.